Kadogo. Kado. Arabe mama. Unaona ubwire. Wanzania amazi. Amazi. Kanzania rebe. Akira mabuja. Ini byazakwica urebye nabi ko nakundida n'usundi nabyanga bikagerera he ngomba kurya birya kuko nta kundi nabigenza. Maze kubirambirwa pe, maze kubirambirwa. Rero ntajya nitondera, nzajya nitonda ibintu byose Udagahinda sugura bigibibazo sabura cyane sugura kwicwa n'inzara ayidimaniza bimeze bite musaza avuye kwahi yavuye cyangwa uri kumuberera cya kwa kundi ujya ubigenza wapi yavuganye ubwatsi amatungo yawe nese ko mwatinze gushaka ibyo guteka ntabwo muzi ko inzoga ziba zandaye mu macumbi wagiye uzireka papa oya nese umuntu mukorere byango y'agatama nibyo byiza umuntu anyweye amazi biyoka biragonga mu akazi ko mu mujyi Imana yanjye ngende kubona kandambiye ndaza no kubireka ariko se nimbireka mu rugo bazabahutera kariho nanjye baba banyeneye nkabaha n'amafaranga bakagira ariko se aya mafaranga y'ubusa usaba ari kuyama nagakina kambaro nanjye nkabona ambereye ubusa kabisa ariko nyine ntemera nkakore nyine nose ko ari byo byanzanye ubu nakanga akazi kanzanye ko mabuja nawe ndaza kumwigisha ndebe nimba yanyongerera agashahara 12,250 Seka dogo ko ndi kwivugishwa n'abari mabuja waramutse uteze aramutse neza nyine nawe ubu byumva nyine guturukira hepfo iyo hepfo nyine nawe ubu byumva nyine mba nekereza no ku miryango yanjye nkabona binjyanye kure ariko avuga nkatuza nyine nkakoresha reka numva bigusakuza kuko nagishaka umuntu murimo kuvugana oya nta muntu twari turi kuvugana ariko nyine hari igihe kigera umuntu nyine ugasanga ibitekerezo byamujyanye kure nawe nyine urabyumva ugiye kuvuga kagira hari ikintu cyabaye ko kanza nateje ikibazo mbabarire kabisa ntago nanjye simbizi ukuntu byagenze kabisa ubundi we akazi kawe wafashe kariya ko kwinywera inzoga natwe imirimo ibitwishe oya nanone ese nk'inzoga gusa ntabwo nkora mama sijya yagendeye gukora wewe utamusanga mu murima ngo mufatanye mukore ubwo ubona bizagirira hehe naramuzanye ngakora nawe naramuzanye ngo yicare ese azaduhahira wenyine maze nawe ahahira inda yawe nakoze umurimo wo kubabyara nawe azakora umurimo wo kubahahira gusa ubundi ko mbona abagore aribo batwita ni gute umbwira ngo niwe wabyaye we ngo niwe watubyaye wenyine Ese si muba muri kumwe si ugomba kubitaho ega ibintu byose n'ubu bwumvikana oya ibyo ngibyo byihorera ahubwo teka vuba ndebe ko nashyira ikintu mu nda mu kanya nisubire kunywa agacupa undi neyira ko nawe ndi kubona yagiye neyira rero mu gitondo kare mu yarubika nabonye ahagurutse yambaye neza nyine kakundi yifunga mbona aragiye nimba yagiye he simbizi kuva n'ubu ntabwo aragaruka tugeze saa sita n'igice none se ko muganira ntabwo yigeze akubwira aho agiye mabuja rero se wari umukobwa
yatuganiye mbona nyine nawe nyine kabisa ntago yambwira ibintu bye byose na gahunda ze zose apanga, ntago yabikubwira pe, sinzi ikibazo ajya agira. ndetse araza kumbwira umuntu uzinduka mu gitondo bikaba byazira amasaha ataragaruka. Umubwire kabisa nyine kabisa umwigishirize, aho ndi njyewe utazajya nyikubitira cyangwa akanyirukanisha no mu kazi. Urabona agiye kunanira pe. Unungugira tunganije ibikoresho vuba urebe n'ibindi ukora. kanze mbitunganye ngire nanateke asange binahiye. Kabisa. Mbega umunaniro w'uyu munsi nawe ndawukizwe n'ikimwuka byarama. Ndazute? Yewe kiri umwuka byarama. Ntabwo ndebe ndashaka. none uyu muti wakoze pe Umuti nabunishije. ndanagusa kara mu gihe gitego Ane mu gitondo mbwa. Nawe none mu gitondo ntabwo birashya. umuti wagerageje pe Jena nawe arahafi. araho mundi arimo kunesha umutwe ndaga kumutwe n'ikimwuka byarama. Hano ufashe ibintu byihuta. Mama se ntabwo irimo ko twamunaniye ko tukanga kumufasha byose byaturutse ku izi ziyirwa mu kabari yewe ngo ngiki abahira amuvuze n'ubwatsi kandi urananiye wowe sinakaniye guteze ngiki tata nani urangura n'ukuri kw'Imana papa muzajya mubona muri mu makimbirane ko aho igicece mumbwire wenda wowe yakunda buri munsi kuko dushamirana n'inzu zashyira aho se hari amazi ubu ni mushiki yavuye kuyavoma dore ko nta bwenge ugira niyo yavomye ubwo bwenge noneho se none uyu muti yakoze ni ukwibwa mu kabari mama kuko nubwo umugiraho komenta ahubwo umva nyine umva mwana wa Myaka ibaye 7 n'igice natajyayo. Ubu barankumbuye, ubona b'abakobwa nasize mu cyaro barakuze ndagaca na bwa divine bwose. Yego Mama arahari. ye baba gwe arahari ariko ukuntu yavuze sha ngarakwica neza yaraka yameze nk'intare. Ngo wabyutse mu yarubi kugenda nanjye namubwiye ati rero mabujura umukobwa wawe namuganirije mbona nta nubwo ari kubyumva. Umva ngo umutwe murawugabana niko yambwiye. Ndaza kumusobanurira. Genda bimwumvisha ariko ukuntu yabaye ha. Ese neyira igihe wagenda yibuna isangaye. Soma abana atinze. Udatinda se umuntu wagiye igitondo ukabugarutse izi saa 7 ubwo uri kumva uko utaha mu rwawe. Nawe urakaze. umufuka ntacyo kirimo wamaye nka 2 najya kunywa gacupa nayakoreye ryari nese amafaranga ugira ni make umunsi ntabwo niriwe njya kwahira ngira uti nzavoma ngira ibintu byose wowe uribaho ngaho mu nzu bijyanye ubu nyimya yo kujya kunywa gacupa se uzayamaze kandi ivuye ku mbwiza ukuri uzatuma njyewe mwubaho ndaje noneho ndajya kugurisha ihene imwe mwazira wawe ariko mbona yo wumva kubwiza ukuri ako papa nibyo bibamo ngenda rabicupa bagurisha amatungo biye ari mu bwiza ukuri sibyo ahaga nzabura ihene nimwe izingahira ihene njye muri 3 nzabura nimwe waguze ahaga nawe tuzababiri ako jya umenya ko nakubyaye kutambyara umva viye ahaga nakubahuka hari imene ya mama akaba imene yanjye niyanjye akaba ari musaza wanjye wowe yawe wayishyize mu kabari nyoko ko namushatse se yaranshatse nyine waramushatse uratubyara ibiri hano byose ni mama yirwa hehe ubyate bya rubanda wibwa mu kabari shaka amafaranga ngire wa gacupa ahubwo mugire vuba dore mu nda byanze wazakumfata mu kabari wabuze yo kwishyura akagufunga nibwo nabyemera neza ntasara no kwita Imana nta kintu nyikora buri munsi kwahira kugira ute ndi wese uzaba nka papa indi nanjye nawe uketse umunsi wakoze ari uheruka gukora ryari umunsi ako nyako n'umusore ako tujye sindi umukobwa abakobwa ntabwo abakobwa iraga sibyo baratereta ntabwo ari nk'abahungu tujye tutatereka bakwandurire bakujyane
Tuzaguma mu bikari ntabwo bazatubona. bazababona nyuma ariko n'abantu kuvanga atubaze sibyo ibaze ukananga kuva hano cyari gisebe Mbese wabyumva. mushiki wanjye teka kanze njye kuhindura imyenda ngiye gutembera yandaje Sawa genda. Oya wa mukobwa ugiye kunanira niba wagiye mu gitondo ukaba ugarutse izi saha wambwira ko wari uri mu biki ahantu nayo nagiye cyangwa sha usigaye ugenda mu ngeso mbi simbi mbere abakeneye nyine gusura inshuti nyinshi gusura nibyo wako gusura ntabwo bivuze ngo ugende mu gitondo sibo nakabije icya mbere kiwagiye utavuze reba isaha ugarukiye ubu sibwira wenda nitunari ubu wari gusanga hano hari yonde ugakingurirwa nande nabona gusinze nyine kubyutse ngahibaze nyine umuntu wagiye nyiryamye ndetse nari bwakubyutse Nyambara zigashira ibere mahoro Nyambazo zigashira ibere mahoro Murane zigashira ibere mahoro Bite mwana Niwe mute Kucyanya imbagura ikerewe wahishije Ngiye guteka n'ubwo ngiye guteka. Bizanga ibya mbere byahiye Hafi nabo ngiye guteka. Musaza wawe ari hehe Zanagiye. Papa wawe yagiye he Papa nawe nsanze ari aho mu nzu. ariko mwana mwiriwe ahangaha none nsanze mutarahisha niwe mu murima ntibaza no kumfasha wenda dutahe kare dufatanye imirimo Erega mama akazi kari kanyishe. harakurikirana uko nsanga utahishije mwana Ntabwo nari nahakora. musaza wawe se imirimo yakoze iri mu rugo. musaza wawe yakoze Naganditse akazi ke kari ko kwahira rimwe na rimwe nkakigirayo. Nakine yafashe. baba we ihangane mwana Kanayo kaba mama vuba. nawe kambika isuka nzakire tuganira ntambyutsa si ubu kumbyutsa byari ibintu birenze wari kumbyutsa ukambwira iyo ugiye ubu se wenda niyo ugenda ukagira ikibazo twari kumenya tubariza oya nta kibazo nacyo musi uba uvugishije ukuri ko kuvuye hari ahantu nyine nayo nagiye nusa hano udashaka kuvuga ni hantu nyabaki ntabwo ari ngombwa kubikubwira nyamara mukobwa urananiranye nushake wisubireho gusa ni ukunanirana utananirana ubwo twabyita iki nyine urabona n'iki nyine hari ahantu nayo nagiye nyine si ahantu udashaka kuvuga ni hantu ki si ubu mwakubwira ubwo nyine ni mu ngeso mbi oya ntabwo ari mu ngeso havuge rero nari nagiye nyine gusaba umukunzi wanjye ukagenda rirajo gusa yari mu ijoro ntawe wagezeyo uranaryama oya ntabwo naryamye ntibagira mama nyine ubwo byabaye neza nta kintu wakoze ubwo reka dutegereze uwo mukunzi nyine nese ntabwo murahisha uwo mwatetse kadogo menya yahishije ariko njye numvaga naba ibyo nshaka nubikenera araza kubigura ndikumva nshonje nyine bwaraje bitungana okay unaniro mfite kambika isuka ngaruke nicare nduhuke oh mama mama waje ryari naje subiye komera mama ongera umubiri murankunda ariko mwanga kumfasha imirimo nari nkukumbuye ntabwo wabyumva pe mushaka numvaga nenda gusobanura oya mama ntabwo byabaho rwose sibyo byose bituruka ubundi sibyo kuri vi ako mama umeze ute ni byiza rero twicare tube twirirwa mu turaganira murima twicare ntacyo tube tuganira dore agahinda sha dore agahinda mama we vi umunsi yiriwe arimo kumbura busa dore ukuntu byagenze nivire mu kiyede sibyo
none njye n'umwaku banyuma n'akazi sibyo byaje stress zose vyati gegera jya kwahira none umwana akantu kabaye kabi nicuri umva ngiye kubona mbona araje arangurura umutwe ku nzu cyane datawe ntabwo wabyuma mama tukagahinda nuko Imana ihangane mwana we ariko papa wanyu nuko nyihanganishe ni datawe mfite agahinda kumwihanganira uratuje ntabwo no se njyewe warayo mfite wabona umuntu aje gukomanga yakuzaniye Mezute fresh hi Chinese angaze ni mu dukomba mu muryango Android yaje nyine kunyishyuza ndose njye Android iminsi naboze ko munasigaye ko wameze none se mwana wabaga mu nzu z'abandi amezi abiri agashyira utarishyura uba mu nzu z'abandi amezi abiri agashyira utarishyura nta no kumwihanganira rwose Android nawe mfite no kuri kimwe ubu narihanganye ukwezi kwa mbere ukwa kabiri kuragira ngaze mu kubita kuri yawe navuga ati umuhungu rwose nzaza yamamaka none do ko nawe yamwihanganye mu ugomba kugenda uze nukuri ugomba garise gutya reba hagati baranye niba wicaye ndaje ntacyo ariko nawe nyine ubwo wa musore wibwira nkuko nabikubwiye sinisubira ejo saa 2 za mu gitondo mugeze hanga nabona yanjye sohora ibyawe hari umupango ushaka kwishyura amezi 6 sinakwihanganira pe wagiye kukumvikana ko n'umuntu avuga nayafite urasinya kuri ubise kuba nkwemereye gutanga zagaruka ejo mwe nambaye Sebastian Hwishi we ntacyo ni ushaka unayizaniye ngiye tuyibarira mwari nyitware njye gucuruza nako nese ubwo mbigire nako nakugwaza wa mwana we ahubwo kagende uraro yareba niba uje utaranzanira iryanga nakugera kuvumbura akajya yirwa ariko byibaza nubwo nyine cyasemo kimwe akava muri uru rugo avuga ati tutazayimwandura nuko yinywa nyine twihishe ujya ukora ibishoboka byose niba ugiye kuyinywa ushake nyine ukuntu umusaba amazi ariko nyine namenye icyo ugiye kuyakora nzajya mbikora nasaho amazi kuri fone nyine se ko ari byo narebaga ntibutse ni ibintu baba bashyize kuri za WhatsApp niyo meze ute cyane nameze neza ako arura Android abari kunzengereza amahane bamutama nabara mwaragowe man ubwo baguze nuko mpamvu meze kodesha cyangwa ni ibintu twahubwo muzaje ibintu ndabishobora nagashira sinzi pe sitawe zagiye he kase ubwo ushobora kubikora niko sitagiye he sita Asingana yagiye mwana waje nagitupanga nawe hari Android nayo ndagwa numukumbuye kumva nibekeye wa muhungu cyangwa sha byarahize none ushaka banambwira sibyo reka ndifite okay nangize ngari wenda ni ibindi bya nyine ko byageze kure na bishobora mwana tutabyananiye mwana ayifite ejo bundi yaransuye n'umukozi ejo bundi yaransuye no kumaza nahanga wige iyi nzu ni inzu irimo abantu bangahe babiri byonyine yaransuye turaganira muganira hanze ariko ujya kure witana ngo ujye kure abandi bana sha ikintu byabaye ngenda aho umva nyine meze nk'idari ibintu byabaye sha zamara karwi nyine nawe urumva naramubwiye urumva nyine ngo nshaka ko tubikora nyine aranciburiza dance nyine yabigoye ko nyine umubiri byaje mabyaje nyine urabivuga niyo kapinye ari bande nubizi se mani mbwire piramide we ahubwo man giye wanda ndikirembe kubera kuba navu oya danje mani ndaki ibyo bintu bibaho byiza bibaho imyaka 20 nasubiri ahubwo sera ndangira nta makobwa ufite nyine nawe nyine nyine urazi
ari umukobwa nabonye kandi nyamara bamutereta amande yengo sunabifabara mu byarananiye bana bakobwa ako ari ikigo kibano no muzi ma mvuga uko zishamuhana bamwitsa Alice Alice kumba nana bateye ubwomna ntabwo ari kumana ugire ibintu nk'ibyo ndabona nka ngira nunamye bakumubona gusa Alice nabibona nazo baragutinya abakobwa no kure mubonye niruka ako ntacyo nawe mushiki wawe umutinya nzakwigisha abana nzakwigisha kuko ndabona uri isikaye datawe ni kadizo anga mani mbwira ni bari mu nyaka rwo kurya agakuma mubwire nakutajya nako ari daze cyane mwese ngera mu nabiri nawe wabireba akireba ariko utayifokoza utayica ugasanga binywaya amafaranga hafi ntabwo ndi bwateke namenye ibijyanye Mabuja.